Indirimbo yagutwaye amafaranga menshi yagutwaye angahe? Indirimbo yantwaye amafaranga menshi yantwaye 80,000. Ni menshi cyane kabisa, tuba twagorewe. Tuba twagorewe abari ibibazo. Ubwo yarayagaruje se cyangwa byarangiye uko? Ntago irayagaruza ariko mba nizeye ko azagaruka. Hari na make yaje se? Ntago aratangira kuza. Ubwo yashize igihe kingana gute? Ntago ari kinini cyane kuko na uploadinze ejo bundi imazeho ukwezi. Nijana iragaruza. Naryo ariko nyine ntago ibyo byanca intege. Icyo ngo nkwiye gukora nyine ni ukwinspira bya danje. Ubwo uri tayari kuba wakora indi? Ndi tayari kuba nakora indi nubwo nyine biba bigoye ariko nyine bizacamo. Ubwo amafaranga yo gushora muri ibyo bihangano bitagira icyo byinjiza ubwo yakura he? Nyine amafaranga What's Popi Kigali, Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 9 zuzuye neza ku isaha y'Kigali, saa 9 ziruzuye ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusanga kuri ibi birindiro bya Defia Empire. Gendi Defia nkaba Empire w'Empire, abanzi bahita umwana w'ibwami, ndi udahinduka nka tableau periodique, ndi wahanuwe na Yohana ari mu kirwi Patemo. Iminara yose biri mu mujyi wa Kigali, iminara yose biri Paris mu Bufaransa, iminara yose biri London mu Bwongereza. Ibikonekitere kuri Defia Empire kugira kino kiganiro kikugeraho gatanu kuri gatanu. We back to another video with Leo Voice. Hano muye n'umujene arambwira ati bro, musique nyarwanda ndayikunda. Arambwira ati njyewe imirongo yanjye umbabariye tukayumvisha abantu bawe, ndabizi ko bagomba gukonfirima. Ikintu ngusaba rero, ndagira ngo weho nuza kumva ashoboye, nuza kumva ari uwadanje, uze kumuhereza akaboko nakundi. Ugomba gukunda imiziki ye, ugomba kujya kuri platform ze zose ukamufollowinga. Uburebure ni nk'ubwa Yakobo, ibituza ni nk'ibya Aburahamu, ibigango ni nk'ibya Goliyati. Murabibona ubwenge bwe buruta ubwiza bwe. Wagwan my bro. Meze uti? Ni fresh wallahi. Uri kumwe na Defia? Ni byiza cyane. We ninde? Ni Firefox. What? Firefox. Ni Fox cyangwa? Ni Fox. Wambwiye turi umuhanzi? Ndi umuraperi. Dukubitireho twumve. Uri gang idafite ubushake bwo gukaba street yishaza navuze. Urashaka igifuri gusaka ntanamura zifatika ufite. Muvu zawe zose nibisazi babona nje ugifite ubunebwe. Of course ndabarabuye mugende mugabanye ibyo bitwenge. Mugaruke mufite ubwenge bwo gukaba street umutanga ubufege. Ubudege bw'ubunyamurenge mukatire mudafise ikibiteye. For sure I'm hustler, my niggas stay in family. Gra, for sure I'm hustler, my niggas stay in family. It's a Firefox nigga. Icyonzi cyo hano hantu agati kagiye guturika kandi kamere. Ndakwakire kuri micro za Defia Empire. Uri kwiyumva uti? Ubu ndi kwiyumva neza kabisa. Kurapa byaje gute? Kurapa ni impano nisanze mu nanjye bwanjye. Yaje ryari? Hashize igihe kinini cyane kubera ko nakuze mbikunda, gusa naje kubishira mu bikorwa bitinze nyine kubera ubushobozi. Ubushobozi se bwaje kuboneka buhagije nawe teriko reka mbikore. Ntago baba buhagije nyine, ni kwa kundi umuntu aba agenda apfunda. Mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko twibanze mu Rwanda cyane, dufite abaraperi benshi, dufite ababikora kandi babikora nk'umwuga. Muri abo bantu ni nkande ufata nk'icyitegererezo cyangwa se nka role model kuri wowe? Role model kuri njyewe biba bigoye kuba nagira role model. Ubwo wenda nakubwira uwo nkunda, nta wundi ntago nakubwira ngo ni role model wanjye kuko njye ndiyumva ubwanjye. Njye mfana Ishkevin. Wenyine? Ishkevin ni Blue Dog. Nyine ari bakuru banjye benshi cyane nakuze mfana, n'ubu ngubu ngifana ba Kivumbi, Keshat, Bruce the First, benshi cyane kabisa. Ibintu bitatu ukundira Ishkevin? Ishkevin
Ishkevin ibintu mukundira aririmba indirimbo nziza kandi zigatrendinga cyane. Kandi ikindi Ishkevin yarize cyane. Ibintu kuba yarize abikora bizi kabisa. Icya gatatu nuko mu bintu akora aba yabiteguye neza kandi bikaza bimeze neza. Muri ibyo bintu mukundira weho nibeho wujuje? Ubiye nujuje byose ndabyujuje. byose ndabyujuje kubera ko urumva uburyo mukundamo nanjye nyine aranyespira bya danje. Uravuga uti ibyo akora yarabyize kandi yize amashuri ahagije, nawe nuko? Njyewe n'ubu ngubu ndacyari kuyiga. N'ubu ndacyari kuyiga kabisa, ntabwo ndacika intege. Ubwo ugeze he? Njyewe ubu ngubu ngeze mu wa 4 segonderi. Abana yajyanye? Najyanye, Imana nimfasha nzayasoza. Tunakubwira ngo courage. Abandi bati kurapa cyane cyane tujya tubona amakesi menshi ngo abaraperi bafata ibiyobyabwenge. Uri ku kihe kigero we? Njyewe kigero ndiho nta biyobyabwenge mfata. Ni na bibi. Ibiyobyabwenge ni bibi, byangiza ubuzima, nta mpamvu yo kwiyica kandi dufite ibyo tugomba kugezaho abanyarwanda. Ukubonye akavuga ati ariko ntabwo ngushira amakenga bitewe n'uburyo uba wambaye ibipira, bitewe n'uburyo wambaye ibigofero, akahita agukirikira muri iyo shusho, n'icyo wamubwira? Nyine abanyarwanda bafite uko bo babifata, ariko ntago uko umuntu aba yambaye ariko abari, kuko gutya nambara ni iby'abaraperi kandi nanjye ndi umuraperi. Wambara bijyanye n'akazi kawe? Bijyanye n'akazi kanjye. Nk'uko umumotari yambara ijire, umunyonzi akambara ijire. Cyane rwose. Umuraperi nawe ugomba kwambara imyenda isa n'akazi kawe. Ngomba kwambara ibijyanye n'ibyo nkora. Iyo ubonye imiziki yawe uburyo uyikora n'uburyo yakirwa, ubona sosiyete bayakira bate? Sosiyete irayishima cyane kuko iyo nkoze n'imiziki irarebwa, nubwo nyine bitaragera ku rwego nishimira ariko irarebwa. Mba nizeye ko bizatrendinga. Abandagrawundi benshi tubashinja kuba bazana ibintu bidashyitse, abandi ubwo wenda ndi kuvugira baba batureba abakanga kureba imiziki yanyu bumva ko ibintu mufite cyangwa se ibintu muri gutanga bitujuje quality, bitujuje umwimerere. Ubona ari byo? Ntago ari byo kabisa. Ntago ngaho nabyemera, kubera ko uriya umuntu yateguye umuziki akavuga ati ngiye kuwukora nk'uha abanyarwanda, aba yawitondeye, ntago yabaho ibintu bibi. Indirimbo yagutwaye amafaranga menshi yagutwaye angahe? Indirimbo yantwaye amafaranga menshi yantwaye 80,000. Ni menshi cyane kabisa, tuba twahagorewe. Tuba twahagorewe, aba ari ibibazo. Ubwo yarayagaruje se cyangwa byarangiye uko? Ntago irayagaruza ariko mba nizeye ko azagaruka. Hari na make yaje se? Ntago aratangira kuza. Ubwo yashize igihe kingana gute? Ntago ari kinini cyane kuko nayaplodinze ejo bundi, imazeho ukwezi. Nta n'ijana iragaruza? Ntaryo iragaruza, ariko nyine ntago ibyo byanca intege. Icyo ngo nkwiye gukora nyine ni ukwinspira bya danje. Ubwo uri tayari kuba wakora indi? Ndi tayari kuba nakora indi, nubwo nyine biba bigoye ariko nyine bizacamo. Ubwo amafaranga yo gushora muri ibyo bihangano bitagira icyo byinjiza ubwo yakura he? Nyine amafaranga ari ukuntu nk'umuntu w'umusore gutya ngana, ntago mba nkwiye kwicara gutyo nyine ngo ntegereze ngo bizakunda. Nyine turahigahiga tugaca hirya no hino, ayo mbonye nyine nkayabika, sinyapfusha ubusa, yagwiriye mpita nkora ikintu cya danje. Duteme indi kapera twumve. Indi kapera? My gang is for you right now, nje gukaba street niga, ntago wamferamo, nta nubwo njyewe wankoramo. My name is Fire, nje niga idakunda izo maka, ubu naje gutanga ibifaka ku niga z'ubufu zikunda izo maka, ubu snitch bunyicira time na taye yahuze nifatira mic, buri sandi nyine igira church gusingiza ja wandemeye line, ndaryaye nk'inkota ndabaga ucyumvize flow ni gusubira ibwana, ugatangira kwibaza icyabo wallahi niga ngo usubire busaza. Subiri busaza bro. Ubomba nk'imiziki yawe izarangira ryari?
imiziki yanjye nta gihe ifite cyo kurangira. Wati wenda nko muri 2000 imiziki yanjye izaba yarazimye. Nta gihe nayiha kuko imiziki yanjye nyikora nyikunze, mba nayishizeho byose, nta gihe nayiha ngo izarangira iki gihe, nzakora mpaka. Ni irihe jambo umukunzi wawe aheruka kukubwira ukumva uranezerewe? Umukunzi se muri iyi minsi nta mukunzi. Muri iyi minsi nta mukunzi kabisa. Wapi, nta mukunzi, ni ibibazo. Habuze iki? Nta cyabuze nyine, nuko njye mba numva nyine bitandimo tu, kuko akenshi urukundo rurababaza, kandi iyo wakunze umuntu ukababara ahita gutwara icyizere cyose, nyine ukumva ko birangiye. Niyo mpamvu nyine mba mvuga ati muri iyi minsi ntawe pe. Warababajwe cyangwa warababaje? Narababajwe cyane. Pole. Merci. Narababajwe cyane ariko ntabirenze tu. None se ko wababajwe ariko ukaba ugerageza kongera kuko nyine impamvu urabona abantu ntago ari bamwe. Ntago umwe yaba yarakubabaje uvuga ati n'uriya azambabaza, umuha amahirwe nawe ukareba. Ntago nyine wavuga ati ngo mbivuyemo burundu, mbivuyemo se mbigenze ute? Nzagumirwa, arya nukugumirwa. Nzabura umugore ngo nanze iki n'iki. Ntago nyine ntago byashoboka kabisa. Chapole mwana. Aya nta kibazo. Wirira? Aya nakurira. Ihangane mwana, nta muraperi urizwa n'urukundo. Oya nyine niyo mpamvu nanjye mba mvuga ati ni ukwinspira bya danje. Gashobora kuba yarakubabaje bro. Aya ntabirenze. Byagenze ute? Sha nyine hari ukuntu ugenda ugakunda umukobwa, noneho ukifata ukamukunda ari umwe wenyine, nta n'undi ushizeho. We nyuma ukazasanga agukunda murenze bane, abatendeka murenze bane. Noneho wowe wasubiza amaso inyuma, wareba abakobwa bose wagiye wanga kubera we, ukavuga ati iyo mbimenye, ugasanga uri kwicuza. Ugasanga uri kwicuza kabisa. Ukahita ufata umwanzuro wo kubireka. Uhita ufata umwanzuro nyine ukavuga ati ibi bintu nta kintu kirimo, kandi mbyihoreye, igihe nikigera nzongera. Ni kuri mugore abanza conze twikomereze, sibyo? Ufashe mic. Ibi nuko azusanze utari wa recordings. No kwihangana bro. Oya bibaho mu buzima, ntago ibyo byagufatira umwanya. Wumva ikintu gishobora gutuma ureka imiziki ari iki? Ikintu gishobora gutuma ndeka imiziki, gishobora gutuma ureka gukomeza guhanga? Kireka napfuye, nimpfa nibwo nzabireka. Imiziki nzayikora mpaka igihe cyose nzaba nkiri ku isi, imiziki nzayikora. Hari comment urasoma ikaguca intege? Iyo comment yari iyihe? Sha nta comment nayo nasomaga ica intege. Iyo urasoma ukayitekereza ugahita ariko abantu turi gupfa iki? Ntago irabaho, ntago ndayibona nyine muri comment bantera, iyo ntayibirimo. Uba mu rugo se? Mba mu rugo. Uri umusani wibera mu rugo manje? Ndi umusani nibera mu rugo, nshaka wansanga mu rugo, nta kibazo kabisa. Hari abantu nyine bagusanga ati ngewe ntago waba uri umusani wo mu rugo, byibuze ushaka nk'ahantu uzajya ujya kugira ngo ujye uhategura imiziki yawe, kubera iki weho ukibera mu rugo? Ngiye mpamvu nyibera mu rugo nuko nyine nkiri umunyeshuri, ngenda kiga, kandi urumva ntago wava iwanyu ukiri umunyeshuri, ukwiye kwiga. Barabyumva kuba uri umuhanzi se cyangwa ni kwa kundi hasi hejuru? Sha urabizi nyine muri famiye hari ibintu byinshi baba badakunda. Urabona nyine kuba ndi umuraperi ntago babyumva neza, nyine baba bavuga ati ubwo wabaye umuraperi usigaye unywa ibitabi, ibiyoga, nyine ibintu by'ibiyobyabwenge nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine hari igihe kizagera bakabyumva.
hari igihe bazabyumva kabisa babone ko umuhungu wabo yari ari mu nzira nzima. ubwo se si uguhangana n'ababyeyi? Oya, ntabwo ari uguhangana nabo, urumva yaba narahanganye nabo mba narahisemo kurivamo nkavuga ati ndabyanze, ariko ubwo nkiga umuziki nkaba nkukora ariko nkiniga ntabwo mbifata nko guhangana n'ababyeyi. nibo bakwishyurira Ishuri ishuri nibo barinyishyurira. mbo ugiye kureba muri kamera ugire message uhereza ababyeyi bawe? Ababyeyi banjye ndabashimira kuko bakomeje kunyitaho, ikindi kandi ndanabizeza ko ibyo biyobyabwenge baba banshinja ntaho mpuriye nabyo kandi ntazigera mpura nabyo. Nimbona n'inzira inganisha muri byo nzaca iburyo aho guca ibumoso. Baragufasha se byibuza, baragusapotinga muri kariyeri yawe? Muri kariyeri yanjye cyangwa urabaga ukifasha? ubu ngubu ndabaga nkifasha, ntabwo baratangira kunsapotinga, ariko mba nizeye ko ninkora ibikorwa bizima bakabibona bazavuga ati umwana wacu ari mu nzira nzima katumukorere kino. Man, ubanza hati yawe itoroshye, uri gukoresha imbaraga nyinshi. Imbaraga nyinshi mba nzikoresha kabisa, ariko nyine niko twabisanze, ubuzima buba bukakaye hano mu isi, buri wese agira ubuzima bwe. Hari nk'umuntu muri industry ubona ukavuga uti wenda uyu muntu turamutse dukoranye nka banga, turamutse dukoranye nka boro yagera kure, byibuze akaba ari nko mu nzozi zawe kuba wakorana nawe? Umuntu ninde niba hari? Inzozi zanjye nifuza kuzakorana banga na Hishkevin. Hishkevin rwose tugakorana umuziki niyo waba umwe, ariko wamfasha cyane. Nk'ibintu bitatu bishobora gutuma bumva kuri wowe wujuje ku buryo Hishkevin ashobora gufata umwanya we muwo afite akavuga ati ndawuguhaye. Nk'ibintu bitatu wumva bishobora kumutera inspiration yo kuza gukorana nawe indirimbo. Ibintu bitatu bintera inspiration byo kuba ati ndakunda yanjyewe, icyo niyiziho nuko mfite hardcore writing. Nyine nandika bitandukanye nyine muri style yanjye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Hishkevin arebye ibikorwa byanjye akareba nyine aho uburyo nkiri mutoya naho ndimo ndagera, ndakeka yakishimira kuba yakorana nanjye, nabyo byakunda. Icya gatatu nyine abaraperi benshi mu Rwanda bakunda nyine umuntu ukunda kuzana udushya. Nanjye muri utwo dushya rero nkunda kuduhimba nkazana ikintu gitandukanye. Wenda abari kutureba baraza link comment ya mbere, abari link ikugeza ku miziki ye baraza kugusura barebe se ubikora gute, se izo innovation urazifite, se izo nyandiko zikomeye urazifite, mu by'ukuri barebe niba ufite inyandiko, ufite ubuhanga buhambaye, ufite ubwiza n'ubwenge bishobora gutuma ukorana n'umwe mu basitari. Yebwo baraza kukubwira muri comment. Baratubwira kabisa. Platform zawe ni izihe? Imiziki yawe inyura hehe? Tubwire. Imiziki yanjye uyisanga kuri YouTube, Spotify, Audiomack, all platforms zicuruza umuziki. Umuziki wanjye usangaho no kuri IG wansangaho, kuri Facebook, kuri TikTok, imbuga zose kabisa. Amazina ukoresha? Amazina ni Firefox. Firefox. Ababibona muri comment hasi link ya mbere ni kugeza ku miziki ye, tugomba kumusapotinga, tugomba kumushyigikira, tukamugeza kure. Nyakunda kuvuga iyi nzu turimo ni noya ariko tugomba kuyibyiganiramo. Ikindi nubwo turi ibiti bigishibuka ariko igihe kizagera natwe tugere at the top, tubashe kwikorera photosynthesis. Ntabwo ugomba gucika intege. Bizakunda kabisa, nta mwanya wo gucika intege, nta mpamvu ihari. Nucika intege uzamenye ko warangiye. Gucika intege niyo ndwara ntazigera ndwara mu buzima bwanjye. Ubikore byange n'ejo ugerageze. Igihe cyose nzaguma ngerageza, byakanga byakunda, nizera Imana. Ubona ari nk'uwo musitari wifuza kubaho nko mu buzima bwe? Umusitari nifuza kuba mu buzima bwe, njye nzabaho ubuzima bwanjye, nta n'umwe mba numva nabaho ukwe.
njye no kubaho kwanjye nyine ku giti cyanjye. uri tayari kudukubitiraho akandi kaperasi? Sha nta kibazo kabisa, njye ndi ready. Na buri gitondo ndabyuka ngahimbaza nkiyereka Imana kuko ariyo murwaza ubuzima hano ku isi buri no mu kaga. Nimba udasenga uzajya no mu manga, ibi birenga u Rwanda bigere n'amahanga. Iyi vasi nayitangiye no kuncanga, Mana yanjye ndagusabye ngira n'inama kuko njye mba numva habura kwirukanka nkanagwa mu manga. Kuva kera numvaga ari ubuzanga bukorwa n'abatipe batari n'abarasta, none ubu njye mbifata nk'umusada. Imana ibinkaraga ngo nisange ndi gusenga, ndi kwishima kuko ariyo ibindinda indema agatima mu gihe mfite ubwoba, kandi niyo nayobye ni nayo ibinyobora. ufite indi si cyangwa zirashize? Indirimbo zirahari nyinshi. Baby calm down ndagukunda, ntago natuma bo bahita bakuntwara. Mfite one plan yo kugushaka ukarekera kwirukanka no muri rubanda. For real love yanjye ntago ari uburyarya, ntacyo nakora ngo mbure kugutaka. Mfite byinshi cyane mu mutima bincanga, kurara tutavuganye mbifata nk'ubuzanga buri muri rubanda. Buri kintu cyose basaba amafaranga, bakunda Imana batajya no gusenga, ngo baba biyumva kurusha n'abahanga. Ibaze nawe guhabwa utajya utanga urukundo naguhaye rufata nk'abazanga. Umutima wanjye wose ugira icyasha, nari nzi ko wankundaga kandi waramferaga warankinaga, n'amakuru n'amadiro twakinaga ako ntaribisha. Ubwo utakibipa wasanga jaro mubisha yankizaga. Ubu ngubu n'amavasi aranciranye, ndi guhuza nabo ngabo twakuranye. Reba kira muri zones twakuranye, n'amabici muri pasi twabyinanye. Kazi ngiye faya mbambukane, kuri phone sinabura ke bitari byo gusenguka nibagirwa basigaye bari mu bucano. Nanjye hano ndi nka Cristiano inamon mba ndi gutaho banyicomoka jango nkanitamo gram. Aka kana kari kamfashe kunda, nanjye nahabiriye icyuya kankoresheje cyane nk'ipunduke. Nanjye butaho ubwo nzamira itunda, ni mu watambala ndi bufate kunda. Abasani bose hano bigize abahanga, umvize vasi zo mu Kinyarwanda. Nibura umujaji kandi utanage n'amanota. muramwumva ni umuhanga koko, afite inyandiko zihambaye kandi mu byo yandika ashyiramo ubwenge n'ubuhanga. Igihe kirageze rero kugira ngo abanyarwanda dutangire dushyigikire impano ziri kugenda zizamuka. Ndagira ngo nkubwire ko uramutse umuhaye akaboko ukamufasha, ugakunda imiziki ye ukayigeza ku bashuti bawe, ukamwumva ukamushyigikira, waba uri mu rugo ukiyumvira indirimbo ze, waba uri mu kazi ukiyumvira indirimbo ze, mu modoka ugenda ukiyumvira indirimbo ze, na support irenze iyo, na musada urenze uwo nguwo. Ndizera ko kandi abatureba amuha agaciro. Ati Nyarwanda kuririmba biravuna, kwandika biragora, ndetse bisaba ubwenge n'ubuhanga. Nitubona babikoze rero tujye tubashimira. Ndagira ngo ubu ngubu wicare bakubwiye ngo tekereza indirimbo yituyandika biragoye cyane, ko benshi muri mwebwe atari talent yanyu. Ni igihe rero cyo kugira ngo dusapotinge abafite izo mpano. Gira ikintu usaba abanyarwanda. Abanyarwanda ikintu nabasaba ni ukunshyigikira bakanyereka urukundo. Nibanyereka urukundo nanjye bizampa esprit yo kugomeza nkabaha. Nta kindi rwose, ni icyo ngicyo. Banshyigikiye ibindi byose Imana ihita ibikora. Reka twizere ko rero bagiye kugushyigikira. Kandi mwana ntuzabatenguhe, Imana ntuzabatenguhe. Tujya tubona abantu benshi baza bakacyatsa indirimbo imwe ebyiri eshatu, iya kane wapi. Ntago nabatenguha kabisa. Cyangwa se wakora hiti ukahita utangira kujya mu zindi ngeso zitandukanye nawe. Ibyo ngibyo nk'uko nabisezeranyije ababyeyi banjye, inzira nimbona ibumoso n'iburyo, nzaca iburyo aho guca ibumoso. Tugana ku musozo, reka nkubwire ko Mwarimu Shop ari we ukwigisha imodoka neza kandi mu gihe gitoya. Akorera hano Kimironko. Ukigera kwa Mushimire umuhamagara kuri izi nomero ngiye kukubwira, ubundi ukamubwira uti ndashaka kunyigisha imodoka mu minsi 25 na 28. Haba hari amahirwe menshi yuko ugomba kuzana perime. Njya nkunda kuvuga ino gitangira kwigana na Mwarimu Shop, tutangira kwizera ko perime yawe bahita batangira kwandika amazina yawe, aho uba iki igihe wayifatiye. Haba habura kwandika igihe uzajya kuyizanira. Ndagira ngo rero wandike izi nomero, muhamagare umuvugishe. Ushobora no kuba ufite perime ariko mu by'ukuri warabuze umubosi mukorana, baziranye n'ababosi benshi, ashobora kuba yakudiringira ukabona akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byaterwa n'uburyo mwabaye inshuti. Ni 07 80 73 3 ni 3 enye. Uramuvugisha hanyuma umubwire serivisi wifuza ko agukorera,
ewana mukorane neza 5 kuri 5 nkubwira ko ushaka kwamamaza nomero zacu ni 0780 ryaduhaye bine ariko turasoje gatse gusubira inyuma gatoyo. Yes, ugomba kwandikira mwarimu shope kuri 0780703333. Tuba turi hano kugira ngo tuzamure impano nyarwanda, turebe ko hari itafari twashyira kuri talent zabo. Ndagira ngo mubwire ko ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0780659669 tukagufasha. Ushobora kuba ari wowe ukeneye ubufasha cyangwa se uzi undi ubukeneye, nkubwira ko ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe 07 nazivuze nizo ngizo 7865 nizo ngizo, ubundi twitwikira tugana ku musozo n'indirimbo ya nyuma. Ndacyari down and then sina ibipangu ibipeti bitahe ibipangu bitambura street bifite n'impamvu ureka bataha mu nkangu na leta ikaba ku musanzu biringa basabwa ibisagu bakabibura badafite impamvu. Abavuga ngo ndomusikamu murajujura ndabaha ibyanyu, murashaka kunyicira tsame kandi je nkora ibikwiye muranze lie kirango. Rero amona mwumva ngushimireho twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Nkubwire ni wakoze cyane kandi ugomba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye kugeraho 5 kuri 5, ariko nkushishikariza kumva imiziki y'umujene. Link ya mbere, comment ya mbere ni link ikugeza ku miziki. Reka nizere ko tugiye kubana kandi ndagushimira, nagushimiye nawe kuba witabiriye ubutumire bwanjye. Nanjye nabyishimiye cyane. Anytime rero wagira icyo ukenera kuvuga, wagira igikorwa ukora, ugomba kuza kuri The Fair Empire tukabivuga. Murakoze cyane kabisa. Mu rugo wisanzura ujye mamagara tuvugane. Ndabyishimiye kabisa. Asante sana. Asante sana. Twagushimiye.